muraho bose gutyo ukabona akuka karaje bura ntago yabakosha icyaha she. Iyo niyo mpamvu rero bakubwira ko Islam ari isuku إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ariko abakire biki kibafungura barabona ko kiza ritanyishe nakomanze reka ndero cyose nategereje nanjye nabukereye ndazindukira ndanahirwa ndanahara ariko umuceri ndawutwara n'icyayi ndakimwe kandi numvishe ko abasilamu bateka n'udupure natwo ntabwo nsiga rwose ndadutwara rwose ariko uko batazara kuko ntabwo banyuka nongere ngo ko batari kuza we. I don't want peace. I want problems always. nategereje ariko se ko bataza ariko ushaka kuba ndabirya naza ndaniriza ariko ubundi urakoritera hako naza hewe niriza yu leta mwereka kimwe yanyu kinzara ibyisho mwereka impuhwe. Seri hari umuntu uri gukomanga ariko ntabwo wumva uko barimo barasura. Tugende kumureba. Genda ubarebe basanga ari babashyitsi banjye. Muraho bose Muraho neza. Ni byiza mabuja None kuri guhirita. Bose nyine ndagapfubyi mfite n'uburwayi narwaye urukiko rw'urutirigongo n'urwagashya rw'impyiko bose narinje kubasaba nyine inzara yanjye. Uragapfubyi warwaye urukiko rw'urutirigongo? Urumva narwaye kanseri y'urukiko rw'urutirigongo ndi n'agapfubyi urebye bose ndi n'umupfakazi rwose ni ukuri mumfasha mumfasha. Witwa nde? Njyewe nitwaga Bisesemi mba inaha nyine ariko nyine mwafasha. Karibu ngaho. Umuvandimwaki umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwira ko tugomba gufasha. Kari wicare ukatiwe nta kibazo hano. Weya nushaka kujya wambara inkweto genda akuze waje ukaza mu muntu wicara ku ntebe yuko umere neza.
gira vuba ariko zana. Ongera ukande. Biravuga. Uzaba umusirimu gute? Ongera ukande. Ukanda. Ukanda. Wiki ari kwishyura. Urawurya. Bakabaza. Tugomba kurya umuceri hano. Ipirawu ni uryo cyane. Niya shaka bakaguma cyangwa igitoki. Yenda n'ipirawu n'amakaroni n'ifiriti. Amakaroni si wahashye. Erega she abaramenye hano tepo. Aha. She wakimbu. Abo icyo cyo niki. Ndakumva haje abashyitsi. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum Muslim. Alaikum Muslim warai wa barakatuh. Walaikum assalam. Alaikum Muslim. Kama bari kumwe. Wamenye iby'amatelefone yanjye. Yes. Nakuvuga ngo biragaragara. Arayibye. Wiki ari kwishyura. Mutarayime. Arya umaze igihe kingana iki winjiye muri Islam? Ntabwo nyiba mugiye. Ugomba kuba umuyisilamu. Ntabwo uyikunda? Baya ndayikunda cyane, mbona bagiraga n'umutima mwiza. Bagira umutima mwiza byo rwose. Bagira umutima mwiza, bagira umutima wo gufasha kuko Allah subhanahu wa ta'ala niko abategeka kandi baba bagomba kugerageza kubyubahiriza. Mbese tugomba kubikora nk'inshingano kuko biratureba ni ibyacu. Wowe nta n'umunsi ndamaramo. Nta n'umunsi uramaramo. Rero biratezwa nuko buri munsobanurira guse ako nabonye batanga inyama n'umuceri. Kubera rero ura mutima bagira gutanga inyama n'umuceri ntabwo nabura kuzamo. ubose uraba ubaye umusilamu urabura. Nambaye umusilamu nye kuko ndaze ndya nkarya inyama nkarya n'umuceri nkarya n'ipirawu hanyuma nkabona nkakizwa none se wakizwa utariye.
wakizwa utariye. amahame y'idini ya isilamu mbere na mbere ugomba kumenya insuhuzanyo. Iyo bavuze ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ugomba gusubiza uti wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bumvise ko kono kana bwavuze Nsubiramo twumve. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko uri umusilamu warabarakati. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wariko musilamu warabarakatu. Nabifashe. Alaikum silani wa barakatuh. Wariko musalane. Silani wa barakatuh. Kubashakira abarimu bo kubigisha kumva kandi ugashyiramo ubushake, sibyo, ugashyiramo imbaraga kandi ukabikunda. Nta kuntu utabikundira ibintu birimo ibintu bijya ndani. Yasheje umutima mwiza. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, Isilamu ni isuku, Isilamu ni ubuzima, Isilamu ni urukundo. Ariyo mpamvu ubona niba habaye irayidi buri wese ntawe uhezwa ngo nuko ari umudive, ngo nuko ari umukatolike, ngo nuko ari iki. Bose baba bagomba kuza bagafata agafutari bakizihiza uwo munsi mukuru w'irayidi. Nicyo cyankuruye cyatumye numva idini ryanyu ndushijeho kurikunda. Mutanga inyama kuri uriya munsi nkumva biranyuze. Ndashaka kugira ngo tuve hano twese tuzi gutora salamu kandi tuzi icyo bivuze. Baravuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ugasubiza ngo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngaho wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubisubiremo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. No. Ubwo rero Imana itubwira ko niba uteye intambwe imwe ujya mu musigiti, uba ugeze ahera, uba ugomba gukwetura inkweto. Niyo mpamvu ubona binjira mu musigiti bakuyemo inkweto bakajya gusara. Ubwo rero urabona ko mwese mubaye Abayisilamu kuko mubikunda, ahubwo sinzi nimba hari ikindi kibazo mwaba mwibaza kuri Isilamu, ariko ntacyo, nta n'igihari kuko Isilamu ni idini y'ukuri isobanutse kandi ikurikiza amahame n'amabwiriza ya Qur'an. Sheye rero nge ntago ikibazo nakibura. Numva mfite ikibazo. Numvishe ngo ntago ngo barya kamisaya myiza. N'ukuntu karyoha, kari akantu kararyoha. Uzi kurya mu gushinga ikinyo muri cya kinure cyayo kiyagiwe ikinyuma. Noneho ngo ntibakikoza. Ubu koko nzakareka bikunde. Kamisaya myiza ubwo nta kiniki. Kandi bita ngo nakabenzi. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ego sha ingurube iraryoha ntago ndabigutuye. Ingurube rero ni icyavumwe. Ingurube yanyazwemo amashitani. Satani ingurube ni indya byose iryama by'ikarya ibiki, ntabwo yemewe mu idini ya Isilamu. Twebwe ibyo turya ni bikeya buriya. Isilamu nakubwiye ngo ni isuku. Isilamu ni isuku. Urayoza ukayishyira mu mavuta, ibyo byose bikayivamo, ukayirya imeze neza. Ngaho uzafata inyama yayo bashyize mu mavuta uyishyira ahantu iminsi 2. Kwanza amasaha ngayo izahita ijobwinye. Ariko ngiye mfite ikibazo shehe. Buriya urabona kuri akuntu bavuga ko nta musilamu usura ari gusara, kandi nkaba nzi ko abasilamu iyo basaye bunama akaba yanakunamuka. Buriya muri ko kunamuka aramutse asuze biriya bigenda ute? Ko iyo yunamye akunamuka bakoresha imbaraga nyinshi, buriya si byashoboka ko yasura kandi nanubishe ngo ni icyaha. Buriya njye narabibonye, hari ukuntu nyine bagira gutya ukabona aramanutse, buriya nta kuntu yagira gutya ukabona akuka karaje, buriya ntabwo yaba akoze icyaha shehe. Iyo niyo mpamvu rero bakubwira ko Isilamu ari isuku kandi ari idini y'ukuri. Nyine ubwo niba uri umuyisilamu urabyitwararika, sibyo? Ntabwo ikibuno cyawe ari umuyaga ngo uhuhe uruko wiboneye.
nyine urakibana ukagifunga ukabana bigucitse se byagenda bite? bigucika se waba ureba ntabwo byagucika ugomba kubyitwararika ndetse na mbere y'uko ujya mu musigiti buriya ugomba kuba wisukuye wakoze icyo bita kwistanje ahantu hose nyine wakoze isuku ugatabaza kwistanje ugatabaza warangiza kiriya gihe ugiye ruku ukavayo ukajya sitija ugomba kwikontorora sitija nyine kumanuka ugashyira agahanga hasi kuriya rukuntu kugenda ugashyira amaboko. Abayisilamu rero ngira ngo birasobanutse kandi izena neza ko mubyumva. Idini ya Isilamu ni ubumenyi, ugomba gushaka ubumenyi ubundi ukajya ukurikiza izo dawa neza, izo ibada ukazikora, ukamenya inkingi z'iswara, ukamenya ibintu byose. Babura genda unzanire ingofero uyizanire uyu mugabo. Ese witwa nitwa Sebiceri wa Sebicece wa Senote wa sa byose mbeye nyiramafaranga. Nubwo biriya bintu bigoye ariko gushaka no gushobora tuzabishobora sheye tuzabishobora. Mbarako kagofero ka Isilamu ugomba kumbaye umusilamu tayari. Noneho rero nanjye nzitwa sheye. reka bakubita agafutari mugende mwirwaneho. Harya bundi wasara kangaye? Ni ugusari 5 ku munsi. 5 kose? 5 nta se 5 ni kenshi. Mangaribi naba ndi mu kazi naba ndiye hose nkasari. Basari mangaribi, bagasari azuri, bagasari nasiri, bagasari raishai. Waje mwawe koko Nose ubujere ko gize bagucira ingoma yo wapi umwe gucira ushiremo niba mujyana n'ubushye. iyo mverope y'uyu nguyu yitwaze baba baze kugabana wowe ngo utaza kubacuramo mu mufuka. uyu nguyu abafite n'umuryango. Arahamudororahi waraburabe kabisa. Aho ni sawa kabisa. Ubejo bundi bazaduha n'inyama. Sari kiri gisigaye se bundi twakitahira. Uri mu idini ya Isilamu nta kintu na kimwe aragomba kugutera inkunga. Ubu twataha. idini rya Isilamu sinarivamo Oya wabonye umuceri n'inyama z'ukora ni wagusaba neza hafi uzaba inshuro 10. Ariko bitwaye. sinarivamo Aho twaye pe. Shaka nzajye nsanga. Salamu alaykum. Mali kuraho muvanye. Bye. Bye. Ntabwo nzigera mva mu basilamu. aho kugira ngo ndivemo Reka ngira abantu bamenya n'abantu n'igifu. uzi inzara nari mfite idini rya Isilamu ugomba kurigumamo wapi habe rwose. kuwa mbere habe kuwa gatanu habe Nsari buri munsi shehe yatwigishije ko tuzajya dusara buri munsi 5 ku munsi. 5 ku munsi. N'abantu beza rwose. isuku ko n'isuku no kwikorera isuku. Abasilamu n'abantu beza rwose. Idini ngiye ni sawa, idini ngiye narikunze. Urumva? Reba muceri ariko ncyuye. Reba umuceri ncyuye. Ejo bundi iyi mvirope nzayicyuramo inyama zuzuye. Urumva? Icyaka nzajye nsana inshuro 10 ku munsi. Ariko izi nyama nibi n'uyu muceri nkurye. Reka tugende tujya kurya. Reka tugende tujye.